Yesu ashimwe cyane. Tugeze mu kanya keza ko gushima Imana. Tugiye guha akanya mushiki wacu Mugeni atambuka aze hano imbere ashima Imana. Mugeni tuguhaye ikaze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Murakoze cyane. Nkuko pastor yavuze nitwa Mugeni. Magazine imbere yanyu je gushima Imana. Nuko umutima wanjye uranezerewe cyane. Nitwa Mugeni. Ngomba mbuze kundi kuntu mbivuga kuko ikimagari cyangwa gushima Imana ubwo wenda hari igihe nzaza nitwa mu runaka. Ariko mbere yuko mvuga muri makeya icyo nshima Imana ndagira ngo dusome urwandiko rwa 2 Petero ibice 3 umurongo wa 9. Haranditse ngo Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo hari igihe duhura n'ibibazo mana murakumva ko isezerano ry'Imana ryatinze cyangwa se hari ukundi kuntu kandi ni igihe kiba kitaragera. Muri make urugendo rwanjye rwo gushaka nashatse Imana yavuze nk'urubukwe ari isezerano ry'Imana rwose n'umugabo twashakanye twari dukundanye ibintu byose ari byiza, nzi ko ngiye mu munezero, nzi ko mbese ngiye mu ijuru rito nk'uko abantu babivuga. Ariko igitangaje nkigera muri urwo rugo siko byagenze. Handi natangiye kwibaza ndavuga se uyu ni wa mugabo nasengeye cyangwa Imana yarabeshye cyangwa wari isezerano, mbese nibaza ibibazo byinshi pe. Handi ho umugabo yazaga no mu rugo ibiryo natetse ntabashe kubirya, rimwe na rimwe akansanga no mu gikoni akaba yamenaho n'ibiryo neza agenda karanyica, umuryango uragenda uranyanga, mabuko aragenda aranyanga, marene. Nibaza ikintu ndi kuzira neza ibintu biranyobera. Nibaza se urugo nasengeye iri byo sezerano ry'Imana. Nyuma ariko sinateshutse gusenga, nagiye nkomeza ngasenga nkabaza Imana nkavuga se Imana ko nzi ko urugo narujemo wavuze, nanzi ko ari isezerano ryawe, kuki ibi bintu ndimo guhura nabyo, kuki ndi guhura n'ibi bibazo? Nukuri tukubabesha naragiye neza ndananuka, mbese nkajya nirirwa ntunzwe n'amarira gusa, abantu baza ngaseka byo kurenzaho ariko umutima wanjye warashize. Nyuma umugabo nibwo yaje kunyerurira arambwira ngo barega ngo ikibazo ubundi se ngo umaze iki mu rugo ngo nta nakana gahari. Nza kumenya ko ikibazo ariko ntanatwita. Mwumve ngo narakomeje ndasenga, ubutayu bwose ntabwo ntagezemo. Narasenze ariko nava gusenga nkagera mu rugo nkasanga ngo nagiye mu bagabo, ngo nagiye hehe, mbese wumve ngo nari mfite ikibazo gikomeye cyane. Gusa n'abatindiye muri make nagize gutya ngize amahirwe mbwira umugabo wanjye ndamwinginga nambya mugabo mwiza kuko wanyumvaga mbere tugikundana, wambabari ukamfasha tugategura amasengesho byibuze iminsi 3. Ngize amahirwe kuko nabisengeye mbona arabyemeye, ariko ayo masengesho Mana yo mu ijuru ayo masengesho n'ubungubu niyo atumye magara ahangaha ashima Imana. Ni ukuvuga ngo hari igihe ibintu bikurenga ukabona n'ukuntu uvuga. Gusa muri make ndumva bitangiye kunanira. Muri make ndagira mbabwire ngo nari ndi mu murima, ndi mu karima k'igikoni bisanzwe, nufite isereri, mamagara umugabo araza
ndayimubwira ariko nta kintu kimwe twavuganaga. Ikintu nashaka kumva mu matwi ni ukumva ko ntwite byonyine. Mubwiye ko narwaye ahita njyana ntanageze no mu rugo ngo agiye kunjyana ngo arebe ko natwite, ngo nasaga natwite ngo ntabwo urugo ndutaha. Ubw'amahirwe nayo nagiye ntazi uko bimeze, njya gusanga nsanga ndatwite. Ubu mubona rwose ni ukuri sinzi icyo nabona nshima Imana. Ubu umunezero wagarutse mu rugo, ubu nongeye kuba umukazana mwiza, nongeye kuba wa mugeni mwiza. Gusa nateguye envelope niyo ndi butange, gusa ndumva bidahagije ko nashimira Imana. Ndize nashidikana ko n'uyu mwana mwite azavuka neza, nzongera nkahagarara aha ngaha nshima Imana mubereka. Mukomeze mu nsengere kandi ni ukuri mukomeze mu gihangane, namwe muri kunyura mu bigeragezo bitandukanye. Igihe cy'Imana kigeze irakora. Hari igihe witotomba kubera ikigeragezo uhuye nacyo, kandi burya hari ikintu Imana iba yaravuze. Niba hari ikintu wavuganye n'Imana ujye ukomeza usenge. Niba hari icyo wavuganye n'Imana ntukateje, ujye ukomeza usenge uko byagenda kose. Imana ntijya ibura gusohoza isezerano ryayo. Ni ukuri murakoze cyane, mumere Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe cyane nk'itorero. Twajya tubona mushiki wacu atishimye, ubona nta munezero agira, naho ikibazo cyari mu rugo rwe, ariko ni ukuri dufatanyije nawe gushima Imana ku bintu yakoze. Imana yacu ni Imana ikomeye cyane, n'ubundi Imana isanzwe ibikora. Ndetse Aburahamu we na Sara bamaze imyaka myinshi cyane, babyara bagejeje imyaka 90. Aburahamu afite Sara afite 90, ndetse Aburahamu wagejeje imyaka 100. Ariko kuko Imana yarabwiye ngo izabaha Isaka, n'ubundi yarabikoze. Imana yacu ni Imana ikomeye, igisoza amasezerano yayo. Tubona muri Bibiliya Imana yagiye itabara nk'uko. Hari Ana na Imana amuhaye Samweli, amaze igihe kinini bamusuzugura, atari umugore mu rugo, nawe umucaka ari urutega, ariko igihe kigeze Imana yaramwibutse. Oh, haleluya. Imana yacu isoza amasezerano yayo. Bibiliya ivuga ngo nta jambo Imana yavuze ngo rigiye gusohora. Iby'Imana yavuze byose bizasohora. Njyango namwe iteraniro muri aha, mushiki wacu mwari muzi imyaka amaze yose atabyara, namwe afite ikibazo nk'icyo, ndetse n'afite ibibazo bitari ibyo, mwitegure ngo Imana yacu irashoboye, irakomeye, kandi izabagirira neza. Imana umugisha cyane, Imana ibagire neza. Ni ukuri dukomeze gufatanya na mushiki wacu gushima Imana, kuko iki yakoze kirakomeye, kandi si ubwa mbere ibikoze, n'ubu izakomeza ikore n'ibindi. Imana ibahe umugisha cyane. Amen.